reka njye kwisengera ibyo ngibyo ariko se ariko se ntajya gusenga gusenga iki ubu nguko banakubuze biryo cyose ngo ngiye gusenga cyose namukenera ngo ngiye gusenga sibyo bintu nzabira ihangane rero ibyo nahoze mbabwira kare murabona urubyiruko rw'uyu minsi abakobwa bari gutwara inda nyinshi zitateganyijwe abandi bakarwara indwara umva harimo sida n'izindi ndwara ziterwa n'imibonano narinje rero ngo tubiganireho turebe uko twabigenza njye mfite imishinga miremire mfite poroje ndende nkwiye gukora rero ntabwo nakomeza gukorana nawe gutyo pe ko ntabwo nazabishobora se bebe igisobanuro cy'ubuzima Sky Eyes TV20 it's yours. Yesu ashimwe cyane abantu hirya no hino baba bampamagara bafite ibibazo ubwo ugasanga umwanya urimo kubura wo kuzaza ku rusengero rwanyu kandi n'umugore mu rugo tuba tuguruka mbuza kuza gusenga ubwo rero kumva ko ni ikibazo ni ukwihangana ariko umugore tuba tuguruka najya gusenga akambuza ukabona ko bigatuma rero ntakunda kuboneka cyane nk'aya ku rusengero rwanyu ariko ndashaka Imana izabiga ntizabikemura nuko nyine ubwo ni ukujya twihangana nta kundi ijambo ry'Imana nk'ubu hano riravuga mu byahishuwe ibice 13 umurongo wa 14 umurongo wa 13 haravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru andika uti hahirwa uhereye none hahirwa abapfapfira mu mwami wacu umwuka nawe aravuga ngo ye bareke baruhuke imihate yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye Imana ishimwe cyane urumva ko ijambo ry'Imana arimo kuduhumuriza imirimo yose turimo kuruha mu murimo w'Imana Imana izagira gute iyo mirimo yose dukora hano mu isi nizaduherekeza niyo tuzaherwa n'ingororano niyo mpamvu mu rugo ihuye n'ikibazo uzajye wihangana niyo mpamvu nanjye umugore yanjengereje nkihangana nakubwiye kubera ko urabona ukuntu mu rugo bimeze umudamu wanjye yaranyanze bitewe n'uko nkorera Imana sinzi ukuntu igitekerezo nari nakugejeho watungushe cyo kugira ngo wagure umugore wa kabiri kandi Imana izabikemura rwose kuko nabonye uri umukirisitu nta kibazo ntabwo mbazanira gukora umurimo w'Imana nawe uzabikora okay sawa Imana ikurinde yego ni mwiza pe oya ni mwiza agomba kujya afasha umurimo w'Imana uriya ni mwiza uko biri kose ndasenga Imana kandi izamfasha nzamubona rwose umushya wawe undi wabereye ikigusha umbuza kuvuga ijambo ry'Imana ntabwo bizavamo ku ishuri se byagenda usibye ko twari tugenda kugira tuyasoze hasigaye gato cyane gusoza amashuri ko agiye kurangira ahubwo kubona akazi hano hanze biragoye kabisa kumbura uzakabona akazi rwose karahari abantu benshi ko nabonye bafite n'amanota meza bicaye sinzi pe nta cyizere erega byose ni umugisha terwa none n'ubuzima umuntu aba yarabayemo ubuzima nabwo bigiramo uruhare cyane ko hari igihe gikoboka amakubura akazi imbaraga biriya sano urimo usenga cyane ndimo gusenga erega gusenga ni ihame muri uru rugo ntabwo wapfa kwinjiramo udasenga ko nsenga nawe urasenga ndasenga byataje byose ibyo birumvikana rwose wahinze ese nawe nubwo ubibona ko nsenga nese napfa kukureba nkabimenya si ubundi umuntu udasenga wabimenyera hano ntabwo ujya kugenda hano n'iki noneho cyane kugeze nyine cyagiye nyine tukigana wabibonaga nyine ko naragukundaga kugira ngo nyine twikomereze twikundanire gusaza
ngo iki ibyo bintu bibaho se none bitabaho mu izina rya Yesu bitsindwa kubera iki se uri kubitokera yego ko mana ni gute se umukatolika yashyingiranwa n'umwadeperi si byari bagushoboka rwose Yesu ubundi mbere tukigana ko byashobotse erega kiriya gihe twari tukiri abana nta kintu twari tuzi ubu rero warakuze cyane aha niko mwabaye nyine gusa ariko nyine njyewe ndabikomeje ntabwo witwa byapfa gukunda kubera iki gusa nyine ngiye kuri njye nta kibazo ariko papa sinzapfa kubyemera papa yaje ubundi kubera icyo yabyanga erega papa ujye umenya ko ari pasiteri kandi urabizi ko nyine abantu bari mu mana cyane badapfa kubyemera kuba ari pasiteri ubwo biroroshye cyane kuko nawe urabizi neza ko itegeko risumba ayandi ari urukundo sinzi nyine ubwo nimba yabyemera nzabimuganiriza byemera ko ntabwo yabyanga pe keretse wenda mbaye ndi umupagani numvisha ugira aho usengera papa wenda hari igihe yabyumva ariko nyine iyo numva utagira aho usengera papa ntabwo yari kuzabyemera muri bivuze se ko ubyemeye noneho ra njyewe nyine nabyemeye gusa nyine uba usigaye ni papa papa ntabwo yamwera ikibi ni uko waba utabishaka njyewe nabyemeye noneho se urabyemera njyewe nabyemeye ninjara n'ubwo abana urebye gahunda y'umuhoza kuguhobera siko ntabikunda guhobera ese abantu bakundana nta basi bimwe nyine ni uko binsabye cyane ariko ntabwo nari kubyemera basi ntabwo ubundi wumva bakunda cyane nyine hafi ngo bikaba ntari nzeye kandi nabisengera bizaza twita ko narindushye nanjye narindushye iyo nkubwiye ikintu nawe ukanyirukansa bituma rero nari mfite haburamo ibyo nk'iki byose erega mushaka ngo dukine cyangwa biheretse ariko agiye ukina ugakina nabi mwese shabe subura ntagukunda koko wenda ndabibona ku nkora nase njye ntabwo ubibona sha bebe ndabibona ariko nyine nubwo mbibona ntabwo nyine uko mbibona ntabwo ariko nyine mba mbishaka ese cyo ko twaje aha ngaha ko nta kintu nk'iki nta kintu nk'icyo kumva bebe shuu kwita imfubyi ibwiriza kureba turabona nakuzana ngaha nta kintu nagupfunyikiye ati si ibi ngibi barabirya yakanoba none wamwe uriya musaza n'injye wamwishe umusaza yagurishije inka nasanze afite amafaranga amaze kugurisha inka mpita mwica kuwishe showanyu data wacu aya bana bagahira ko mwasakuje cyane ariko ibintu wakoze wishe showanyu ugenda hari n'urusaku rurangiza byagenze bite mwabaye kwemba ubona ko mufite ikihe kibazo uyu musaza rero uzajya uhora ubangamira abana nta kintu ukora nk'inkaho abana babangamira bashaka iki ni batoya abana barihahira nta kintu bafasha gukora umurinzi ariba yamwiyiciye muzakava kunywa n'ibinana mwazanye nzi ko witonda ni iki cyakubaye kuvuga cyane kuko byagenze bite nzi ko utazi kuvuga umukecuru rero uyu musaza sinzi ukuntu yabaye nawe uri kumwe mbwira ikibazo yagize wowe ubangamira umwana ndakuzi narakumenye ubangamira umwana ubwire ratamungu ndikoje ibintu cyakoze ariko ubundi mukecuru kino gisaza waretse nkazakica ko nta kiri kikumariye
ubundi bakazakisira namwe ntacyo mufasha abana mwabyaye ubundi se ubundi utubariye iki wapfuye ukava amafaranga twahira abana bakareka sinababwiye ngo iki gisaza nkazakirenza muna Suzana naruha umwana wavuze ngo jewe n'umwicanyi oya wakabyara ntuzamwice nubwo ari umusaza n'amafaranga murya n'ay'amaraso ubu nzabigenze nibuka nziyahura se mfe imbere yiwe musigara abo ushaka nawe nzakwica nkubonye amafaranga yego amana niko kuki ubona abashyitsi ntumbwire ko bari buze ni ukubera iki n'iryari abashyitsi baraza utambwiye uyu munsi kuki utambwiye bizi bantunguye bano bashyitsi kandi nawe ntabwo wari uhari ngo mbigusobanurire nyine gusa ihangane kuki utatumenyesheje gusa nyine muzehe ntabwo nari nzi ko gusura nyine bisaba nabwo kuba wamenyesheje abantu okay sawa ntareka nari ko bisanzwe byose wicaye hano muri aka gatebe hano muri njyewe ngiye kwicara kuri aka none ufite amafaranga amafaranga sinayabona kuko ndakiga ariko nisoza nzayabona rero nuyabona uzabone ko wabona kuza gusura umukobwa wawe n'umukobwa yasaba amafaranga none namushoyeho byinshi bagira ugera gutereta ku mwana wanjye ntabwo njya mbyemera burya ntabwo njya mbyemera uzabaze n'abandi nta muntu njya mpuza nawe kuri iyo ngingo arakubona amafaranga uzambwira uzageza hano mukane n'ibyo muganira ubwo se nawe uzabashaka oya we uzabona yose wumva ko ufite amafaranga afatika ku buryo wapanga n'umushinga n'ibihumbi 2,000 se ibihumbi 2,000 urumva wapanga umushinga wowe ubwo wakubakisha ibihumbi 2,000 cyangwa se ugenda uzubake numara kubaka uzabone kuza kumutera ariko pasita amafaranga ushaka koko ahwanye n'iki koko urukundo rutagera amafaranga oya ibintu byose nubwo dukorera Imana ariko hagomba kuzamo n'amafaranga kuko amafaranga niyo akora byose neza amafaranga niyo rukundo amafaranga rero impamvu arimo mu rukundo ni uko amafaranga yari ategura ahazaza h'umuntu ariko ugasohorezaho n'amasengesho nyine ibyo iyo urukundo rwabaye n'amafaranga arashoboka ariko abantu ushaka amafaranga ibindi biraza nyuma nyine iyo bose bateranye hamwe bahuriza hamwe nyine bakarashaka ariko nta mafaranga y'ifatizo ufite si wavuga ko uri mu urugero ureba ko ikawa badatuye ntabwo twazasubirayo kuko nta ntebe twabona ibikorwa byose ni amafaranga urumva ko amafaranga ariyo ya mbere ahubwo mugerageze mushake amafaranga mujye muzana namwe n'amaturo mu rusengero atubutse kugira ngo tubone uko dukora ibikorwa by'Imana se byibuze usengera hehe ubwo byose usengera ku bakatolika maze ntabwo byabona nta nubwo urumva nta nubwo tunahuje nibura itorero gusuhuza wowe byabo dore ko ariko numva ataba impamvu yo kuba ntasengana namwe cyangwa ngo ubone n'umukobwa wawe twebwe rero ni ukuvuga ngo umukobwa wacu tumushyingira abafite imyizerere nk'iyacu dusengera mu itorero rimwe nta mafaranga nta n'idini urumva ko tudahuje byiza ni uko wakwitahira rwose ntabwo nakunde nyine kubigera nigendere icaro urajya hehe icara aho ngaho ariko ubundi papa basigaye nawe mbabazi urugo ninjye urutegeka hano iwanjye nawe ndagutegeka nta mpamvu yo kugira ngo ujye ukora ibyo wishakiye ntakubwiye isoni ariko kuko no mu rugo rwa pasiteri aho amakimbirane angana gutya amakimbirane ntabwo yabura bitewe n'uko satani ibishaka kubavangira burya ntabwo yizera bimwe ariko akaza aho ngaho bakamuha akarira ntabwo igihe ntabwo cyakora aricyo kiba ikibazo oya ntabwo tujya tubyemera ntabwo kuyimuyobya gusa ese ubwo niba badasengera hamwe badafite imyizerere imwe baba baganira ibiki ubu si iby'Imana kumva badahuza ntabwo byari igihe cyane bagera aho ngaho umunsi bahuje sawa ariko umunsi batarahuza sinamushaka hano atarahinduka nasi uko wafashe umwanzuro niko bimeze ngo nta kundi bagira rwose rero ndabona urakaye ndabona n'amasengesho adakomeje kuko nitahira ntabwo ari ikiruta yego kuko
wowe nta soni urafata insoresore zose ubonye ukazizana hano mu nzu udafite n'imyizerere imwe. ako papa ziriya ntabwo ari insoresore. ubu ufite uburenganzira bwo kuzana umuntu udakijijwe akaza hano mukaganira nkamuganira. none se nimba dusenga bivuze ko nta wundi muntu wadusura usibye abasenga gusa. none se musenga niba mudahuje idini? ariko yakubwiye ko agira ahasengera. agira ahasengera ko ntabwo duhuje imyizerere. imyizerere? ntabwo duhuje imyizerere. niyo mpamvu rero uzajya witonda mu bantu uzajya mu bicu. mu itorero ryacu wabuzemo umusore mwaba inshuti, ubu ku ishuri aho wiga wabuzemo umusore musengana muhuje imyizerere. iby'imyizerere byatuma winyandika ku bantu. ndaza kubyiga uriya ndaza kubyigaho nawe ufate umwanya, kandi niba ari ibyo ngibyo utangiye kuza ngewe buriya ntabwo bizavaho. mana yanjye ubu koko ibi bintu bizarangira kuko muri iyi si mbese ese ni bwoko ki? ahangaha se ahangaha ni famu hawuzi nyine yari inzu ya papa hariya inka za papa rwose nyine ubu busitani ni bwiza kuburuhukiramo munaganira ariko hariya hari hanabangana hari icyokere hari n'abana bari kandi ibintu tugiye kuvuga birihari ni ibyangombwa niyo mpamvu tuba dukwiye kuza ahantu muze mbereka aho tujya kuganira twitonze. ahantu heza ahubwo ahantu ni heza rwose haratuje hariya twari turi ahantu ni umuti rwose haba heza kuhaganira. rero ibyo nahoze mbabwira kare, murabona urubyiruko rw'uyu minsi abakobwa bari gutwara inda nyinshi zitateganyijwe, abandi bakarwara indwara harimo sida n'izindi ndwara ziterwa n'imibonano. narinje rero ngo tubiganireho turebe ko ndabona mwazindutse. twazindutse kumera cyane ahubwo se ko mwakerewe byagenze iki mwavuze iki cyumweru cyose yuko hari inama iki cyumweru cyose cyambereye nk'umwaka muri bwaracyaga nkabona iminsi ntabwo icyenda ubwo nshaka mumbwire ukuntu sida yandura. ubwo ntabwo ubizi. sida ntabwo nzi ukuntu yandura sida yandura ahantu henshi ntabwo wahebera. sida yandura mu bintu byinshi no ku kaboko yakanduriraho. cyane birashoboka kuko vare ntabwo ungana utyo ntabwo uzi ahantu sida yandurira. reka nkubwire vare sida yakanda mu nama mpuzabitsina ndetse no mu maraso. no mu maraso cyane mwakoresheje n'ibyuma yakanda. mbega ni uko ahubwo mugomba kujya mwirinda. ubundi sida ishobora no kwandura binyuze mu nzembe kwa kundi mugenzi wawe ashobora kwikebesha urwembe amaze kwica inzara nawe icyo gihe wandura sida. nyine no mu mibonano mpuzabitsina ushobora kuyandura mutakoresha uburyo bwo kwikingira, niho hantu bibera cyane cyane nyine mukabyirinda. wahamenya wasobanukiwe noneho murampuguye pe ntabwo nari mbizi. ubu wagiye gukora uko ubonye nkakorera aho ngaho nkakora jya wikingira rero ubwo ndabimenye. jya wirinda dore basize abantu ntabwo babona urubyiruko. ahubwo nanjye nari ngiye gushira ndabimenye murandabuye ahubwo uzajya no kwisuzumisha rero utandura. nanjye ndi muzima. oya ntabwo sida ipimishwa ijisho. ijya kugaragara bigeze wenda gupfa byarangiye. ubwo kubera umuntu abimbwiye ubwo ndajya no kwikingira ndebe ushobora gusanga nanayifite. mwakoze kwitabira nyine n'ubutaha mujye babigenza gutya. nibyo rwose pe kuko twakesheje turatinda igihe twavuze kirarenga bituma tujya no kwa ishani kumureba kandi tutabipanze. rwose mwe abanyarwanda mwe rero mureke bino bintu tubigira ibyacu kuko ino karabu mureke tuyigira iyacu kuko tutayigize iyacu abanyarwanda barashe. nakubwiye ko muri iyi minsi aribwo uzaza ukandeba tukarangiza gahunda nta kibazo. yaba nimugoroba cyangwa igihe cyose njye mba mpari ndumva mbohotse muri ino minsi uzagerageza ungereho. ariko uzatebuka ntacyo ubwo utazatindayo uzahasanga nta hantu nenda kujya muri ino minsi nkunze kuba ndi mu rugo. Mukaritasi ngo ni sika yarambangamira ariko agenge icyo nzi nuko gusa uriya Mukaritasi nawe agenge papa hansanze noneho namukizwa n'ikirenge. papa ariko ntabwo ari buze ntabwo njyayo
nyine anakubwira ngo tujye mu nzu twicare none wabyanze hakorerwa ikintu cyagiye kutwawe yambwiye ndabyibuka ariko nyine kuza twagiye kure ndabibaze rero none nsanzwe mu nzu n'amagambo yambwiye cyagiye nakwihangana ndetse n'abantu bitemera nk'ibiyagiye papa ntabwo yoroshye n'ubundi ko ahora tubangamira baza twicikira tugakika tukajya hirya tukajya kwibana n'ubundi batabizi ko nabonye bingorana kabisa ntabwo njyewe ntibyakunda ndetse dufite ahora tumwisha tuzatangira ntabwo njyewe rwose mba narambiwe reka ngiye kuzana intebe twicare nziza ariko numva nifitiye ubwoba ngwino twicare ikindi gihe ushobora kugira ibyo guteka nyine njyewe numvise ko ari byo mpamvu ubu urumva twakwifata tugatoroka mu rugo si babizi ubu se badufata mbese papa wawe ureba nyine nawe ukuntu aba ari kuza nyine kwitwara ubwo ni bwo se numva ahubwo iwawe waba ari umwanzuro tukagenda batabizi ubu tugize ibyo duhuraho nacyo kibi ubusore ubundi turaba twakwiyemeje twitwaho tuba bitabyara sinzi ko byakunda biba byemera ubundi bimariye gusa nyine shuri njyewe rwose naguha icyo wifuza cyose ariko ntabwo nakwemera gutoroka icya mbere turacyari bato nta n'amafaranga wari wigezaho ubwo turumva ko twagenda tukabaho dute nyamara byakunda ntabwo byakunda gusa nyine twazakora byazaza no kugira ngo bitwibeshye ntabwo byapfa gukunda mbese gusa nyine shungiye urabizi namenyereye kubaho neza ibu ubuzima bwo kuba ku muhanda sinzi ko ntabushobora ntabwo rero nakujyana twashaka ukuntu tubigeze tugashaka nyine akazi ese ubundi waretse wenda papa akazahinduka kandi naramutinya ku buriya munsi ambwira kubika yerega biriya byatewe n'umujinya azagera aho ngaho ahinduka aha sawa ariko tubitege amaso tuzareba rwose meze neza Eliza meze neza reka namwe reka bazanire ugutere mu gice ubundi ko mbona noneho mwatugendereye habaye iki ni ibyerekeranye n'akaga cyo kurwanya sida sida yo mu rubyiruko rwose irimo yarwangiza cyane tugenda tubiganiraho kuko ibyasa rwose biteye ubwoba hano hanze tubaherekeze sida yo mu rubyiruko rwose irimo yarwangiza cyane njyewe mfite imishinga miremire mfite poroje ndende nkwiye gukora rero ntabwo nakomeza gukorana nawe gutyo pe ko ntabwo nazabishobora se bebi uragiye bebi ntabwo abinkora kandi ntabikora bebi hafi byarangiye rwose bebi umva se bebi ubwo nta kindi nahindura rwose bebi basi reka tubipange dupanga ibiki bebi dupanga ibiki bebi ntabwo abinkora rwose bebi manu koko mbuze byose ariko n'ubundi nta muhungu usaza nzashaka n'abandi ariko se wajya reka nigere gusenga reka nigere gusenga unyura umwanya igihe cyo kugira umwanya
si ubu ngubu nzabyihanganira ariko mana ariko se ntajya gusenga gusenga iki ubu nguko mbana nakubuze buri gihe cyose ngo ngiye gusenga igihe cyose nagukenera ngo ngiye gusenga si ibyo bintu nzabyihanganira ihangane nta kundi byamera ndarambiwe iyo mana yawe ijambo ry'Imana muri Yakobo haravuga ngo yihanganire umugerageza wigerageza yihanganire uri sa kwifuza k'umugore kurangirira he namara kwemera azahabwa mu Imana sezerano ukwifuza k'umugore kurangirira oya ariko turabikesha gusenga byose ni ibiki bari ntacyo wagira uri hano ese umaye umwanya umuntu mwanya ukarangira ntabwo wajya gusenga ni ngombwa kuzinduka wakwihangana nkabanza nkava gusenga reka mbanze njye ese niba birivuga ngo kwifuza k'umugore kurangirira ku mugabo kubera iki tuvuga ko kwifuza kurangirira byaba bigaragaye ko aricyo gitambo nawe mbanje gutanga icyo natanga nticyakwiye ahubwo ibyo turabikora mvuye gutambira Imana iyo mana yawe se n'umugore wawe oya ndabikubwira ngo ndarambiwe ihangane ndatebuka ntabwo nzamuca inyuma abona yuko noneho bikaze nzamugenza gute uyu mugabo arangiza wa mana birirwa bagusenga bakanyura umwanya ni akazi kawe nanjye ni gukoza isoni Sky Eyes TV20 It's yours. cyari igisobanuro cy'ubuzima igice cya gatatu bararikiye igice cya kane murakoze